kuko ndabizi ko na leta ahiri ubu ngubu iri buze kubitekerezaho kuki nabivuze kuki imyaka yose ntigeze mvuga ibi bintu uyu munsi nkabivuga nge simbivuze kubera inyungu zanjye yego I don't give a fuck by the way bivuze ku nyungu z'abandi bajene ntabwo muzi uko bibabaza burya iyo igisabo kitakugiyeho cyangwa ngo wumve ububare bwacyo uba wumva ari ikintu gisanzwe by the way icyo mu nziza njye nakuze nzu umurundi n'umunyarwanda bari gutya bakundana cyane kuko iyo badakundana ntabwo nari kuvuka data n'umurundi mama n'umunyarwandakazi mbibutse ibyo bintu muri kuzana ntabwo ndi impanuka ntabwo navuze par accident tuvukana turi batandatu ndi n'umuhererezi urumva ko urukundo rwari rwaraganje nzobazanira abuzukuru banyu shambo babwira ukuntu mumfata nabi iziye karite nk'eshatu ubona kuri Marina zimutandukanye n'abandi bakobwa ari real n'umukobwa uri real n'umukobwa ufite urukundo rutari rwo gushakisha. Alright, reka tubasuze twizere ko aho muri mumeze neza kandi muri amahoro. Uyu munsi umuntu twazanye kuri kamera zacu ngira ngo muri kumubona Kevin cameraman amugaragaze neza cyane yitwa Yvan Muziki. Nanjye vanga Yvan Muzika. Yes. Ariko byose bini kimwe biremera. Yvan Muziki. U Rwanda rwaraguhiriye. Makorabo no rutamirase ikirere ni fresh si homes fresh umaze igihe kinini maze iminsi mbona ibiganiro byawe byinshi bigiye bitandukanye wagiye ukora wanasohoye indirimbo wenda tunahita tunaheraho ni indirimbo nshyashya wenda nk'umunyarwanda udukurikiye aka kanya ni indirimbo imeze ite ifite ESG ifite message donc isa nkuvuga ku ndirimbo nshya indirimbo icyo nayivugaho ni indirimbo nziza by the way wabashije kujya gukubita ijisho kuri channel yanjye ya YouTube ya Muziki official ni indirimbo y'imyidagaduro indirimbo ivuga ku rukundo indirimbo mbese umuntu yakoresha ari kwishima ni nko mu bihe byiza nyine ari nko kwiyakira so muri make ni indirimbo nyine y'umwidagaduro Yvan hanyuma wenda narivuze ntumaze igihe kinini mu Rwanda kitari kinini cyane ariko ufite n'ahandi hantu utuye ufite ubundi buzima wenda dusubiye inyuma gato Yvan Muziki ni umuntu ubahe ukora umuziki mu buryo ukora ari ukaje muri Afrika donc ari sa nk'utwinjiza mu buryo bw'imikorere y'akazi umuziki wanjye nkorera hano nkorera no mu Bubiligi bidakwiye ko mfite n'ahandi hatandukanye njya makorera mu Burundi bivana kusibye ko naherutse kuhakorera aho handi ariko muri aka kanya ndi kukorera hano no mu Bubiligi nabonye ikiganiro wakoze kuri Yago TV show iri online TV online wavuze byinshi cyane kubijyanye n'urugendo challenge n'ibindi byinshi cyane wagiye uhura nabyo ariko ngiyewe icyo nshaka kugarukaho wenda n'ubundi ni byinshi ariko hari challenge wakomoje n'ubundi ngira ngo uvuge na hano mu Rwanda byarabaye wenda bigeraho bitangiye kugenda bigabanyuka wavuze uti nagize igihe bakanabaninga abanyamakuru bababwira bati ntukine Yvan ndumva ari bimwe mu byo numvise mu kiganiro icyo gihe byari bimeze gute sasa rero ibyo bintu ntabwo nibukomeze mbivuga ndatekereza ko byaba byiza ko nyine nazagongera kubivugaho hashizemo nk'igihe kuko ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuvuga burya ntabwo n'umuntu ukunda kuvuga ibibi gusa nkunda kumva no ko navuga ibi byiza byandanze impamvu nari mbikomojeho cyane nuko nabonye comment cyane abantu bakwikomye bavuga ngo uri kubeshya kimwe abandi bati wihakanye igihugu bikomojeho uravuga uti nakihakanye he ibintu nk'ibi bisa watangaje cyagizeho mvuga ntabwo navuze ngo mbahaye true story navuze mu ncamake y'ubuzima nabayemo so ninjya kuvuga ku buzima bwanjye bazabumenya sibyo ni nayo mpamvu ntashatse kubikomeza ariko icyo nzi cyo nabo sinabarenganya n'uwantuka wese n'uwambwira ibyo ashatse mubigire ko nabikuriyemo nabibayemo ntwaye ariko gusa nibamenya true story bishobora kuzabababaza ikirwa kuko ndabizi shobora kukwanga nafite icyo dupfa ariko nakubwiwe nabi yego cyangwa nakumvishe nabi ariko wamara kumenya ukuri kuri nyuma y'ibyo wumvishe uri umuntu
umutima ugomba kukuganiriza. So icyo nakubwira gusa, so mu magambo make hari ukuri abantu batazi. Ndabukunda nicyo banziza, ntabwo nihakanye aho njya hose ndanabivuga, ahubwo ikintangaza nuko mvuga entertainment bakazana politike. Ntabwo navuze government. N'abantu mu nyumva neza mbikubwire nawe ko ndi ngombwa kubivuga ko ikibazo mbajije ntabwo nagenda ntakigusubije. Navuze entertainment nakuriyemo, nakoranye nayo, kandi ntabwo ndi kubivuga ku nyungu zanjye, ni ku nyungu z'abandi bajene bafite talent nk'iyo nari mfite cyangwa mfite, igomba kuba ifite imbaraga, itagomba guhura n'ibyago nje nagize. Ibyo kuba umunyarwanda ni iki? Hari n'abarundi badacurangwa 100%. Ni no murundi ko data no murundi ko ntabwo nabyirangaga, sibyo? Sasa rero bagomba kubimenya ngo izo nzangano, izo beef, hari uburyo ushobora kwitwaza icyo wumvishe cyangwa kubera marangamutima ko wabwiwe runaka ukamuzanira urwo rwango. Rero wamara kurumuzanira ugasanga umukomerekeje mu buryo bundi utazi, cyangwa ugatuma afata ba bandi bose yaranizeye cyangwa akunda, ko ngenzi ko abarundi bankunda. Yego barandeze, baranyigishije, bama education, ndabakunda. So abashaka kungaragariza ko ari abantu babi cyangwa ndi umuntu mubi, tubirekere Imana. Ndabyumva no guharurira bagenzi bawe abakuri inyuma. Ntabwo utekereza ko ino fight ishobora kuzagera ugacika intege bitewe n'izo comments ziri negative? Nge ncika intege? Cika intege na comment? Yego. Kuba ibikorwa bitaranci intege urumva comment zanci intege? None se nkubajije ikibazo bazabibona nzabibereka. Hari ukuntu bafata nk'indirimbo yanjye ya kera bakayipostinga bagahita babazanya ngo ubu se yagiye kandi nta mezi 6 ashira nsije indirimbo hanze, bivuga ko nacurangwa, sibyo se? Nibajye kuri channel yanjye ya YouTube barebe ntinze cyane na mezi 6, yego abari menshi, ariko kumva umuntu yumva indirimbo yanjye ari nko mu Burundi ukabona bivuganya gahena ngo kuki aba bahanzi tutakibabona, ngo kuki uyu muntu tutakimubona yagiye, ngo tumukumbuye dukumbuye stage ye. Hita wumva ibyo mvuga ibyo aribyo, ntarinze kujya gosha droite. Ntabwo bancuranga by the way, n'abancuranga ni babandi navuze bamfite ku mutima, bahaye respect akazi kanjye kandi bamu rukundo rwabo, kandi big up sana bro aho muri hose, kandi ndabishima cyane cyane abanamwe bo muri Kigali, abanyamakuru bacu bo mu Rwanda. Bro uyu no mugisha ngiye bazajye babyumva, muzajye mureka mbishime ko ngiye ntabwo ndi umuntu ukunda ibibi gusa. Ni byiza ndabishima, nabeza ndabashima, ariko babi muzajye mubareka tubavuge ko nabo batuma tudatera imbere, tutagira no kucyo twumva ko twageraho. So kubijyanye na career yanjye bazabyumva vuba, mubanze mubyumve neza, nongere kubivuga. Nta kibazo mfitanye n'igihugu cyanyibarutse aribwo Burundi bwambyaye, ngifitanye n'abantu twasangiye akazi kamwe bari muri entertainment. Mu nyumve neza, muri rusangi ndabizi neza abarundi barankunda, nta beef mfitanye n'abarundi, ahubwo gusa comment nabonye kuri Yago ntahise nibaza se ubwo abarundi bose basigaye abanyamakuru cyangwa bari muri entertainment, ko nabonye barakaye, kandi ntabwo navuze government cyangwa navuze abazina Burundi bose. Numukaraka amahirwe nabonye nta n'amanyamakuru wa mention inzo bivuga uti kanaka we nera nkashije. Oya bobo yibaza ko ari ntabwo ari amakosa ndi gukora. Yego bizana bafasha, ahubwo bazasanga nicyo nakoze kibafashije, kuko ndabizi ko na leta ahiri ubu ngubu iri buze kubitekerezaho kuki nabivuze, kuki imyaka yose ntigeze mvuga ibi bintu uyu munsi nkabivuga. Nge simbivuze kubera inyungu zanjye. Yego I don't give a fuck by the way, bivuze ku nyungu z'abandi bajene. Ntabwo muzi uko bibabaza burya iyo igisebo kitakugiyeho cyangwa ngo wumve ububare bwacyo, uba wumva ari ikintu gisanzwe. By the way si ku nyungu zanjye, kuko izanjye aho nabandi hose umuziki na ukora kandi hano wambuza kuko ntekereza ko kugeza ubu ngubu nta nubwo bikiri challenge cyane kuri wowe ibyo wavuze, ibyo wakomojeho cyane, ntabwo bikiri imbogamizi ku muziki wa Yvan, ku buryo wenda cyari cyo gihe wenda cyo kuvuga ngo wenda uri kurekrama bwari uburyo wenda ugufasha. Ngende gufasha ndi gushaka abari inyuma barumuna banjye bariko barazamuka, batazakura muri system ya industry ngiye nakuriyemo, batazakurira muri ya system nyine ngiye navukiyemo nakuriyemo, niko nabyita. So ku nyungu z'igihugu n'iz'umuziki w'u Burundi niyo mpamvu mbivuze.
njye se si byambayeho ibyo navuze ntabwo ari ukubeshya is that true byabayeho na nubwo bisiba uzabatangariza inkuru yanjye mukayimenya neza sinzayitangaza ari ibigambo nzabatangariza mbahana proof byandi Yvan dukomeza wenda tunava kuri iyo ngingo twari turiho uravuze uti abantu be kugereranya ibintu navuze bya entertainment na issues ziri politike reka tunabiveho wa mugani natwe turi muri entertainment si byose ufite indirimbo nshyashya cyane mbere na mbere ntabwo nkunze kubona ukora indirimbo uri wenyine uri mu Rwanda kenshi ufite umuntu wenda mu buryo bwo kuba wahuye nabo no kuba waje ubu ngubu noneho wayisohoye expectation mbere na mbere ku ndirimbo nizihe urabona indirimbo yo kwidagadura urabona ibihe turimo biragoye kwidagadura kandi wakoze indirimbo yo kwidagadura so expectation nizihe so indirimbo njye nasohoye mu buryo bwo kwidagadura ntabwo bisaba yuko ahantu bagomba kwidagadurira hagomba kuba hafunguye yego umuntu ashobora kuba ari mu rugo ari nko kunywa akantu ari kwiyakira akumva ko yakumva nk'indirimbo yamwibutsa bya bihe byo kwidagadura so indirimbo rero yanjye niyo kugira ngo ihe ihumura abantu bumve ko umuntu ashoboye gusubira kwishimisha aho yaba ari hose yaba mu rugo yaba mu kazi niyo utabibamo ariko kumva ko ibyo bihe bibaho cyangwa wazakongera kubibamo ni byiza mu bantu so niyo mpamvu nakoze indirimbo no guhuza na sama cyangwa se wenda klima kugira ngo abantu bahure byose birimo kuko amakuru aratahwa sibyo hari ibintu bimwe anniversaire zibaho bivuga ngo nubwo tutemerewe kwidagadura nkuko tubishaka byibuza nako gace kabonetse tukitwaremo neza twumve ko twakishimiye so niyo beat yo kuba narasohoye indirimbo nkakumazi mbona mu biganiro byinshi wakoze ahantu henshi hatandukanye wagiye ugera bagiye bakubaza ku mwana wawe na Marina mubanye mute ni sheri ni best friend ni hari uwitwa Rocky uvuga ngo ni shushu mbere iki kibazo ntacyo ntabwo mfite igisubizo cyabyo araho nabonye mu nkuru bati yabajijwe barabyindimi sinzi wabivuze sinzi n'uwabyanditse ariko ni inshuti yanjye cyane kandi ni inshuti yanjye by the way cyane ariko nanakunda cyane ibijyanye n'ibyo mushaka mbasubiza ntabwo mfite igisubizo gashobora kuva byavamo impeta ibyo ntabwo nakubwiye ko ntabifite igisubizo nibiba byo ubwo izo mpeta uzazibona zitangwa cyangwa tuyitanga ntabwo mbizi ariko rero mu mwanya ntarayitanga ndi kubeshya abantu birapendinze bro ntabwo mfite igisubizo tu waragakemuye ijambo nta gisubizo rwose rirakomeye nibiba ngombwa ko mubimenya muzabimenya nimba mubiba ngombwa ko ari biriho muzabimenya ko icyo nashidikanya cy'ikintu kiri biri ntabwo bagihisha umwanya muremure kizabagaragarira tu abahungu mwarazanye mu Rwanda warabatembereje Kigali na hahe hantu wenda mwageze ubwo sinzi ko banzana batana bazankundira gutaha ningira amahirwe bakemera ko dutaha simbizi ariko ubwo bazemeramo gace ko barabizi si wabo se bazajya bataha uko bashatse bahazi uko bashatse Rwanda ni nyamagendwa ntari no mu Burundi bazahajya by the way nzobazanira abuzukuru banyu shambo babwira ukuntu mumfata nabi ndabazanira abuzukuru mucyo mubabwira nurumva papa wanyu ahubwo bimeze ukuntu sasa bene wacu ndabaramutse iyo uvuze ngo mpa ku mazi ukavuga ngo ni indirimbo y'imyidagaduro no umuntu widagadura yagize icyaka yani silaka wagiye nko mu kazi wananiwe cyane hari uburyo sinzi ko bimaze kubaho hari uburyo ugera nko muri turetse mu rugo ushaka nko kuvuga ni ukuntu meze icyanyorohera nuko na cyane ntikiri inyota hari ukuntu rero umuntu agera nko kuri comptoir ukumva umujyanye ihute zana gakonje meze nabi izuba ryari rimeze nabi ihute nyikiri inyota so rero nta kumazi ni muri iyo context ivuga gutyo kwica inyota hari ababikora mu kabare hari ababikora bageze mu rugo ugira nka madame ntiwanyici inyota byose birashoboka nta bantu batangiye kukubwira ko harimo akantu k'igishegu igishegu urakizi ubundi ibyo ntago nabiziza abantu ko umuntu wese afite uburenganzira bwo gutekereza ibyo ashatse ariko ikiri ngombwa nuko yakumva ibyo naririmba si byo se amazi we wavugaga nayo umuntu asaba yagize inyota ufite icyaka bakwicira inyota aho uri hose bakwicira inyota yugami ntibamere kwicwa n'inyota se
ko abantu nta rukundo tukigira abantu tugomba kwikiranira inyota tugaca inyota mu bantu urabwira abantu kwica inyota bagatekereza ibindi kubera ikibazo cy'urukundo kubera iki batekereza ibindi simbizi ibyo ngibyo uri kuvuga ntabwo mbyumva wa mugabo ntabwo ndi kubyumva uri umukristo ndabona ufite Jesus ku kaboko niwe wandeze Kristo niwe uganje mu mubiri mu buzima bwanjye mu mubiri mu maraso umwami n'umukiza abandi bagira tatuwaje bitangaza ryarimo umusaraba n'abamarayika bandinze kumva ndika kugeza aho ngeze bajye bamenya ko ngendana Imana nta mikino kandi iyo ngendanira bakoma Imana yawe muragendana no joke bakunze kuvuga ko umuntu ufite tatuwaje igaragara ahantu ku mubiri nyine mu buryo bworoshye ngo bafite izindi nyinshi cyane nawe niko bimeze oya ntabwo mfite nyinshi kandi izo mfite zose zifite isano iyi ngiyi nayikoze bitewe n'ikintu nari nahuye nacyo mu buryo bwo gushima na protection yanjye is like Imana yangaragarije yuko iri kumwe nanjye kandi indinze so hano mfite umusaraba uriho malayika umu angel amababa n'umusaraba iyo ivuga ko amaraso ya Kristo ko n'amaraso ariho ibara ry'umutuku Kristo yaganje muri nge kandi yambambiwe n'abamarayika bari inyuma yanjye nicyo bivuga iyi tatuwaje yanjye bivuga ngo niyo wanyanga niyo wantuka unziza uko navutse bibaza Imana yandemye kuko uwo nibanze uwo ngendana nawe arakomeye kukuruta byemero byanyu yanakwereka ko utagomba kumuhaririza kuko niwe yandemye swat dukomeze okay hanyuma wenda Yvan turi gusoza n'ubundi twavuze byinshi cyane mbere tuvuga n'ubundi kuri iyo background n'ibyo bibazo wagiye uhura nabyo uvuga uti nabivuze ngira ngo abana bagenzi banjye cyangwa se abazaza nyuma yanjye batazagira iryo sanganya cyangwa se batazahura nabyo ariko n'ubundi ufite projet nyinshi hanze abantu barakumenye wakoranye na Bliss wakoranye na Austin ufite indirimbo hanze ndavuga wenda kubyumwereka ku banyarwanda akanyuma na nyuma ujye utekereza gukorana n'abahanzi b'igitsina gore hano mu Rwanda wenda impamvu mvuze gutyo nuko urumva n'umubano wawe na Marina kenshi ushobora kuba wabushingiye kuri ibyo ese wakumbya gutungura se nkoranye na Marina oya ntungo inshuti yanjye magana nshuti bivuga ngo gukorana nawe dufitanye projet izana bagaragarira bitarenze vuba cyane ni bisanzwe ibyo no Rwanda nabitindaho sibyo ko ntanabyita ko ari bisanzwe ko nawe ni cyamamare cyane si cyamamare so ikindi nacyo imbogamizi ndi kurwanya uyu munsi zituma dukora n'ibi biganiro uyu munsi no kugira ngo ngaragarize abandi bavandimwe bahangaha batabashije kumva umwanya namaze mu muziki batigeze bumva izina ryanjye imbogamizi nahuye nazo suko ntafite umuziki mwiza ukumva ni nk'aba bandi bavandimwe ndi kugerageza nabo kugira ngo bamenyekane nimba mutari kumva umuziki w'u Burundi cyane hano ntabwo ari kuvuga ngo umuziki w'u Burundi ntabwo ari mwiza uri kumva ko bifitanye isano njyewe abanyarwanda uyu munsi barambaza ngo kuki tutari tukuzi nk'uko tubishaka cyangwa kuki tukubona uduca mu maso ukomeza niyo mpamvu biri kujya hanze rero ndi gukira inzira na barumuna banjye bari hariya sibyo abo bari gukorana abo turi kumwe muri industry cyane cyane ndabizi ubu ngubu biri no kuba neza kuko hari igihe naho waba ufite umutima mubi ugeraho ukarekera cyangwa ufite n'iyindi mitwarire mibi yawe muri wowe ugeraho ukarekera ko ikibi ntabwo kigeze kinesha urukundo ruhora rinesha ubyango byemera ntabwo nshaka rero ko bakura mu byo nge nakuriyemo kandi nanjye ubwanjye bwite zina munyarwanda wese wumva ibyo nabayemo bikamubabaza ndashaka imbaraga zawe kuko urumva ko bitari binyorohe ntabwo byari byoroshye ariko mbikesha Imana byose kucyo nemera cyo buri umwe wese abafite igihe cye kandi Imana ntabwo itererana uwo yahaye that's it okay dusoza rero Yvan niye karite ubona ku muziki wa Marina cyangwa se kuri Marina ku buryo urumva hazamo ikintu cyo kubahuza cyane iziye karite nk'eshatu ubona kuri Marina zimutandukanye n'abandi bakobwa ari real n'umukobwa uri real n'umukobwa ufite urukundo rutari rwo gushakisha iyo agukunze arabikugaragariza kandi ndabibona iyo muvugana n'abanyamakuru niyo muba mukorana ibiganiro hari igihe tuba turi kumwe mutazi ko nanahari ariko njya mbibona uko yitwara ku bantu
numukobwa w'igikundiro kandi ukunda ibyo tutatungurwa mbese ufashe nk'undi mwanzuro utunguranye ibyo ntabwo ibyo turimo wenda gusubiza ibyo umbajije ibyo se tubizamo mugabo yabaye ikiba ibyo ngibyo ntabwo ari byo turi kuvuga so ni umuntu umunyarwanda uri bweyeye umurundi wenda ahandi hantu ntavuze izina ariko kure cyane ugiye kumva mpa ku mazi bwa mbere niki wamubwira kimwe tugasoza nangaragariza urukundo yanyeretse kuva kera n'utari uzi ibyo byabaye bitari kuba ndashaka kumubona nyereka peace amubwira ngo iyaduhanze nimwe yaturemye nimwe nta mpamvu yo guha agaciro urwango icyo nicyo nabasaba hama abarundi bene wacu ndabakunda sha ni jewe ndabakunda kandi ntihagire uzo banyankisha barabigira mukanya nabonye comment inkora ku mutima kuri channel yanjye kuri mpa ku mazi umuntu yakomanse ngo turabizi ngo ntako batagize kugira ngo bakutwibagize ngo ariko ntavyo bazoshobora kuko Imana yahaye umugisha irawumuha kandi hajya hose arawuhora so wakoze your comments Imana ikumpera umugisha ko nawe uri umunyamugisha ko abanyamugisha bamenyana n'abandi naho abanyenzigo bamenyana n'abandi Imana Bruce Melody kumbwira arambwira ati erega umuntu uri positive umuntu ufite mind positive akenshi usanga ari utera imbere ufite mind negative akenshi usanga ari mu bibazo byageze gutya byanze gutya ati rero yari makomoza ku bantu bari bamaze iminsi bamuvuga ngo nawe ndikumva nyine urumva ufite abantu ku ruhande bamwe babumva ibyawe 100% ndumva ari bo wakomeza ariko nabo sinabarenganya bari mu kigare ntabwo bazi ibyo ari byo ko ndakeka ko ari abantu usewe nakuziza uko wavutse ndi Imana ngewe ubu kuki nakugambanira ku buryo ntareka umugisha wangu gende nkuko waba ubyifuza cyangwa kubikorera na urabyita ubwenge buke namwe kubanira mugenzi wawe ubwenge buke utagira mu mutwe hazima kuko wanjye n'ubwo Imana yawuguha ntabwo bonge ntabishoboka zero ngomba guhora ndinze so izo nzangano izo beef surtout bibongereje ntimwongere kubyitiranya na politike aho ni home bro sister aho ni home kabisa tonto tantine sibyo ko batantine n'abatonto batobijyamo ivyo bintu ari abajene bari ko bahendwa nabo bantu bari muri system kuko na comment nabonye kuri Yago abantu bakuru bari positive abatazi ivyo bavuga nibo Imana mbabare sinavuze ko mutazi ivyo muvuga peut-être muranyanka muravyemeza canke mu bifise mu ruhari ntavyo wenda bafite mu bari mu Kigali cyangwa bafite icyo babunguramo ko kunyanga wenda bibaha kugira amafaranga wenda bakabona umugisha cyangwa bakagira amazu bakagura amamodoka ariko simbone icyo banyangira bose twaba dufite ntacyo so ubwo reka tubisoze aho mugabo utakomeza kunteza abavandimwe icyo nshaka kubasaba ndashaka urukundo kandi mbibutse ikintu icyo mu nziza njye nakuze nzu umurundi n'umunyarwanda bari gutya bakundana cyane kuko iyo badakundana ntabwo nari kuvuga data no murundi mama n'umunyarwandakazi mbibutse ibyo bintu muri kuzana ntabwo ndi impanuka ntabwo navuze par accident tuvukana turi batandatu ndi n'umuhererezi urumva ko urukundo rwari rwaraganje muzana urukundo mu bantu mureke kuzana amatiku yego asante bro dusoze ranga babyumvise urakoze cyane rwose bro